Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline yasabye urubyiruko ruri muri gahunda y'intore mu biruhuko kwirinda ibiyobyabwenge birimo inzoga zitujuje ubuziranenge kugira ngo bazasubire ku ishuri bafite ubuzima bwiza. Ibi yabigarutseho ubwo yasuraga urubyiruko rwo muri site ya Ngarama mu murenge wa Ngarama, arasaba gukomeza kugira imyitwarire myiza no kwirinda ingeso zishobora kwangiza ubuzima n'ahazaza habo. Visi Meya Mukamana kandi yasabye by'umwihariko abakobwa kwirinda ibishuko bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Bamwe mu rubyiruko bavuga ko gahunda y'intore mu biruhuko ibafasha kumenya indangagaciro na kirazira by'umunyarwanda, gukunda igihugu, kwiyubaha no kubaha abandi. Bavuga ko amasomo bahabwa azabafasha kugira imyitwarire myiza no kubana neza na bagenzi babo igihe bazaba basubiye ku ishuri. Muri Gatsibo habarurwa nibura urubyiruko rugera ku 48 rwitabira gahunda y'intore mu biruhuko ikorwa gatatu mu cyumweru, ni ukuvuga ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatanu. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti imyitwarire myiza, ubuzima bwiza.